Yes, nongeye kuguha ikaze wo gukurikira Byiringiro Fara, muri Imana akomeze abane namwe. Nongeye kuza kubagezaho ino filime bita Inzira y'Umusaraba, igeze ahantu heza kuri episode ya 47 niho igeze. So ku bantu mutarayireba mugende muyirebe, ni filime nziza. Yes, nk'uko nabivugaga ni movie nziza, movie ikunzwe. Mwagenda mukayireba, igeze kuri episode ya 47, bakaba bayita Inzira y'Umusaraba. Ku bantu bayizi mugende muyirebe, n'abantu batari basanzwe bayizi ndakeka muyimenyeye hano, abayimenyeye hano namwe mugende muyirebe. Ku bantu ariko bari musanzwe muyizi, reka twiganireho gato. Ese mwebwe mubona ingorane cyose urahura nazo ibintu bizamugwa amahoro kuko noneho reba ngo ubu ngubu bamukorejeho, bamugize ipanci, baramuroze. Yewe ibintu biri kugenda binantera ubwoba, birakaze pe, ngiye gutinyamo. Ubu wambwira ubundi ko ari kuzira iki? Ubundi ubu ni amakosa y'ibi bintu byose ari guhura nabyo, tuvuge ko ari amakosa ye, njye mbona atari amakosa ye pe, mbona atanagombye kubizira ibi bintu kuko mba mbona nta kintu abiziho, nawe ari mu ruhirahiro cyangwa ari mu rujijo, niko nabivuga. Mwebwe mubyumva gute? Mumbwire muri comment. Ariko bwira n'abantu bashyashya mugeze kuri ino channel uri ubwa mbere, babwira ngo mukore subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye tubana muri video za buri gihe. Ariko si mumbwire muri comment, mwebwe muyibona gute ino filime cyangwa muyumva gute? Se mubona cyose ari kuzira iki? Mubona atari kuzira ubusa kuko atari kuzira ibintu by'ingorane, ari kuzira ingorane nyine zitari ngombwa pe. Kaho urebera ubu bamugize ipanci, abaye ipanci ko ibintu byakomeye, aba bantu ni abagome cyane. Ntangiye gutinyamo pe, sinkubeshye, simbabeshye pe, ngiye ntangiye gutinyamo. Ariko filime ni nziza pe, ndabizi namwe murayikunda, ndakundwa cyane. Niba ubona filime mu masaha 24 bifite 240 se, urumva iyo movie irakunzwe ko hari n'izitayageza, hari n'izitabona ibyo 10,000 kandi bavuga ngo zirakunzwe, cyangwa zitagera na muri ibyo 100,000. Ariko iyi filime yo irarenze kabisa, ndakeka ari nayo ya mbere iri kubica bigacika hano mu Rwanda. Niyo movie ya mbere pe, Inzira y'Umusaraba. Hari n'izindi ariko nongera no kubwira abantu bajya bakunda kureba movie nyarwanda. Hari iyo bita My Heart ya Kiramani, hari iyo bita Ibanga, n'iyo yitwa Inzira y'Umusaraba yiza ikuraho ishwanya gusa irimbura, ni iya mbere kabisa. So mugende rero muyirebe, ndabizi ko ku bantu murayibona ari ubwa mbere, gende muyirebe, igeze kuri episode ya 46. Mugende muyirebe, muzambwira namwe, mumbwire muri comment nimubona ari nziza, ngomeze ngende mba update za buri filime yose igezweho. Gusa ibya cyose byo bigomeje kuba ikibazo mu bantu. Bye bye.